barajya muri lokale ku munsi w'ejo bazongera bakore ubwo nyine baratangira lokale uyu munsi lokale igomba kubera mu Karumuna hariya kuri Oasis ubwo muri gihe tukiri muri ibyo ngibyo uwitwa Arno ashakira ifoto y'umuntu bita Bigirimana Abed tugiye kumuganiraho Bigirimana Abed natwe Bigirimana Abed Bigiri mediateur hatari witwa Bigirimana Abed abakunzi ikipe Rayon Sport bavuga bati rwose twarihahiye twaguze mu midfielder cyangwa twaguze mu mediateur nyuma y'igihe kirekire cyane nyuma ya seze 5 ari muri championnat y'u Rwanda buriya uyu Bigirimana Abed abantu babyibuka Mutozo wa Famille Latifi yabanje kumushidikanya avuga atari ku mukinnyi kinye muri championnat y'u Rwanda sizigera kuri 5 muri Kiyovu ebyiri muri polisi atubonye yashizemo koko tubaracyafite imbaraga bamubwira ati nyamara uwo mutara muyeze kubaho MVP hano muri championnat y'u Rwanda bigaragara ko arusha abantu bose umupira ati kubwizo mpamvu rero ati ntabwo twamukerensa ari muri Kiyovu Sport abantu benshi barabyibuka arakoze cyane Arno uyu Abedi ngirango bakurikiye match y'ikipe Rayon Sport na Kiyovu Sport mwarabonye ko Abedi yinjiye mu kibuga asimbuye yabanje hanze abantu benshi bashobora kuba batarasobanukiwe cyabaye kuri Abedi ndetse na state ya Abedi cyangwa no ko Abedi ameze ariko hari amakuru avuga ko umutaramu bita Abedi afite ikibazo cy'imvune kandi iri seriye imvune se yerekeye wenda kuki ngo ababara hejuru y'agatsinsino na hantu habi rero hari no kwambara inkweto abaye uriya mutsi byaba ari ikibazo wari uriya mutsi kwambara inkweto ntago bikunda inkweto urazambara ariko ntabwo hejuru hangana gute hejuru y'agatsinsino hari akagufa gahari donc gahuza tando oya ni hejuru cyane urana uri kuri uyu mutsi wigira uguru gataho wenda kwinjira mu nyama urukweto rudakora aho urukweto rudakora ahubwo amasogisi ni munsi y'ahandi amasogisi yabagarukira munsi yaho ngo ahafite dureri ku buryo ngo wanakandagira akababara yego ni ukuvuga ngo urukweto rwambara ariko yama muvuma y'umupira ashobora kuyakora nibimubere byiza buriya rero ngo akiva mu ikipe y'igihugu Abedi akigera mu Nzove yabwiye abaganga yuko afite ikibazo cy'imvune ari kubabara kandi yumva atayikiniraho iriya ntunze bisaba kuruhuka igihe kinini yumva atayikiniraho umutoza witwa Famille Latifi aravuga ati pressure aha uko ibintu bimeze ugomba kukijyamo ugomba kujya mu kibuga match ni tuyikiringa hakiri kare turagusimbuza turakwihurira ntujyamo byibuze hafite imirangiye cyangwa se nko minota 60 twabonye ibitego nka 2 byibuze difference ibitego 2 twanakomeze kwishyira mu kibuga ariko baradutsinda igitego cyangwa se dufite difference y'igitego kimwe cyangwa se turi kunganya urajyamo nta kindi kintu cyera kirabura urumva ibyo nibyemera musaba byuko yaforsa akajyamo agakina none akabyanga ariko kuri Abedi udashaka guforsa umutoza aramubwira ati uragerageza ujye mu kibuga Abedi aravuga nta kundi buriya ngo byasabye kumuhambira ndetse na mbere yuko ajya kwishyushya bagiye kwishyushya avuyeho barafu babanje kubanza urumva hari ukuntu ufite durera ahantu bashaka gukubita nka karomayeda z'ibinini cyangwa se bagutera urushinge none bakahahambira sinzi urabizi nk'abakinnyi n'uguforusa nyine umuhambira iyo uhahambira ukuntu tumva dureri cyane tumva ububabare noneho umutaramu bashyiraho na barafu bayimukuyeho agiye kwishyushya nko ku minota 60 kuko Rayon Sport yari mu gitego kimwe ariko bigaragara ko kidafite security and time bashobora kuba bayishyura nimba mubyibuka Abedi yinjiye mu kibuga yatakaje imipira nk'itanu simutarabibonye byabanje kubona agifite nk'ubwo byabanje kumugora benshi baravuga ati wasanga umutoza yarazi state y'umukinnyi ko yenda tameze neza twe twumvaga ari meforme cyangwa ikindi kintu ariko amakuru mfite yizewe 100% uyu Bigirimana Abed afite ikibazo cy'imvune yakiniyeho we kugeza n'ubu ngubu ngo uko yiyumva kugira ngo amere neza yari gusaba umutoza wa Famille Latifi yuko atamukinisha kuri iyi match Mukude yuko atamukoresha kuri iyi match nkurikije rero umutsi ahantu tubwiye arwaye aho hantu kugira ngo n'ubundi
umukinnyi akine aharwaye ahakinireho biragoye cyane kuko ni uko hakiniraho aramutse akoze nka muvoma agakandagira nabi niko agenda hatoneka kandi niko ugenda urushaho kurwara kuko we ngo avuga yuko ngo yashinze ababara nawe ntabwo wari waharwara se ubundi hano waharwaye no gukandagira nuko utabibona hano hakurya nigeze uyu munsi wanjye ugize gucika hafi mo kabiri ariko ntiwarangira nuko nibuka ko bajya kumvura bafashe amavuta basigamo gutya ndategereza bakajya bambuza kugashingura gusa hari ukuntu ushingura ukoresheje uyu mutsi w'inyuma ariko n'ubundi arigingira gutya nkajya kumva warakize ukora muvoma nyinshi rego uyu mutsi ariko siti n'ubundi iyo maze gufasha gushinga ikirere biterwa n'inkweto nambaye iyo nambaye zino nkweto zifata anko zifata akagomba mbari uramutse uranze cyane urumva nuko wigeze kuwurwara nyine nigeze kuwurwara ni umutsi mubi cyane ku buryo no kugira ngo uzakire biratinda niba ko namaze nk'amezi nk'atanu ariko kubera nari umwana muto nafite nk'imyaka 10 nari muto urumva gukira byari byoroshye ndakira uyu mutaramu rero bita Bigirimana Abedi umutoza amakuru ari nuko ku munsi w'ejo n'ubundi umwanzuro nta wundi nuko umukinisha nuko agomba kuba muri list y'abakinnyi bagomba gukina umukino w'ikipe yitwa Singida yarambwiye uri kubabara ariko durira agenda igabanuka amakuru ahari nuko bahaye umuganga wa Rayon Sport Dr Rutamu amini Dr Mugemana Charles ndetse n'abandi bakora n'aba physio ngo bakora ibishoboka ibyo ari byo byose uyu mutaramu byibuze bagere kuri match ububabare bwagabanutse ku buryo niyo atabanze mu kibuga kuko n'ubundi ngo probability nini hari list izabanza mu kibuga Abedi ashobora kutazabanzamo muri 11 ikipe ya Rayon Sport izakoresha kuri match ya Singida ko numva Rayon Sport bigoye icyo ni kimwe kuri Abedi Bigirimana. Ikindi cya kabiri uwo mutoza witwa Afahania Rotifi yaganiriye n'ubuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport inshuro nyinshi bavuga ku bya système de jeu uburyo bw'imikinishirize iyi defense ya batatu ikipe ikina ariko kugeza ubu no mu myitozo imaze kurangira mu kanya practice amaze gukora n'ubundi aracyaryamye kuri système liste mwabonye yabanjemo kuri match ya Kiyovu warashaka kwibanza kuri Singida liste yabanje kuri Kiyovu habanje mu izamu Paveri aba defenseurs batatu Kabange Rushema na Fabrice Sindi Paul Jesus n'uwitwa mutaramu Arsel Mogomari baheze uruhande baheze impande Mediana Ritambwe Gruari akina na Richard ndetse n'umutwa Sefu Yves ndetse n'umutaramu twa Sumani ngo we abona ariyo kipe yagumye kuba banza mu kibuga Afahami ya Rotifi igikomeye ngo kugeza kakana sinzi niba bizahinduka ku munota wa nyuma nuko ngo uwitwa Yusu Diane ngo ataramwemeza kuba yaratinze ukurunzi Rotifi ukuntu namubonye Rotifi mba mbona Rotifi ari umuntu ugoye atapfa kugeza uyu munsi ibyo sindabaza ariko kugeza ejo nimugoroba n'abarebye imyitozo barabizi ngira ngo barabibonye uyu mutaramu witwa Yusu Diane ari kumubanza mu ikipe ari gukora muri equipe ya kabiri Rumba mukude ubwo ntabwo arajya ku rwego mwifuza bari mu ikipe ya kabiri kandi tugeze ku rwego ntiyamushyira kuri fede match nanone oya ni umukinnyi mukuru urumva aravuga ati ntabwo none nahita nkubanzamo bitewe nuko ndi kukubona kuko uyu Rotifi ikintu yakunze kuvuga muri equipe ya Rayon Sport nuko yavuze yigeze kuvuga ko nta mukinnyi kamara ubundi uri muri Rayon Sport abwira ari message haba abakinnyi batoya nka ba Kabange na ba Fabrice ababwira ati uko mwebwe mukomeze mwitware neza umukinnyi nyereka ko yitwaye neza ngiye niwe nzakoresha sinzareba ngo izina iri niri ubwo urumva ni nayo mpamvu Yusundi yanya ashobora kuba ari hanze bitewe nuko yaje nyuma akaba atarabasha kumwemeza cyangwa ngo yadabute muri equipe ariko ngiye nkurikije ibyo atubwiye Sadamu nakubwira yuko iyi kipe niba ari uko koko atubwiye ikipe yabanjemo kuri Kiyovu ari izakina na Singida match irakomeye ariko ikintu Rotifataza kwibeshyaho nuko yari Rayon Sport kandi iyi mikino agiye gukina ya Confederation
ishobora kuzamusigira ikintu gikomeye cyane amuviramo kwirukanwa cyane. So uyu Youssou Diagne rero abantu sinzi banza biraterwa na niyo myitozo yindi yabo uyu munsi ndetse n'indi minsi igomba gukurikiraho icyo bari buze kuza nimba bashobora kumuganiriza abagenzi be cyangwa se ubuyobozi bishobora kugira intervention bukora, ariko rwose amakuru hari sofa ku mahitamo ye ndetse n'uko abitekereza n'uko abibona. Uyu mugabo arabona uwitwa Youssou Diagne ngo ataraba tayari kurya amukoresha kuri match ya Singida Mukudu. Ubuzemeri Wesenga umutoza amaze kumubwira ati nta gupfundikanya nagaze ikipe agiye gukina nayo. Hanyuma Youssou Diagne ari kumushidikanyaho bishobora guhinduka. Youssou afite match fitness ngo yarakoraga imyitozo, ndavuga muri match bamaze gukina hari nimwe yari bwajyemo oya nayo urumva nta nimwe uva yaza muri Reyo ntabwo bara kumudutaho kumushyira muri match ya mbere. Match ya mbere uruhande rumwe wamwumva ariko reka nkubwire ugendeye kuri experience ye